izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura riduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Nshuti bakunzi ba Radio Mariya Rwanda, tubahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu, muri iki gihe gikomeye, igihe twibuka abacu, igihe twunamira abacu, igihe tuzirikana abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu by'ukuri twavuga mu gihe twibuka abazize inabi, ariko tukaba tuzi ko banatsinze urupfu, kuko turabibuka mu minsi myiza, mu gihe cya Pasika, mu gihe twibuka ko urupfu rutagize ijambo rya nyuma ku muntu. Turagira ngo rero tuganire ku ingingo yubaka buri wese, ingingo yomora. Tugiye kuganira ku bijyanye no kubabarira. Kubabarira navuga ko ari ingabire, ndetse nkaba navuga ko ari n'itegeko twahawe n'Imana. Yezu yaratubwiye ati, itegeko risumba ayandi ni iryo gukundana. Ni muri uwo murongo mvuga ko ari n'itegeko, ariko nanone nkavuga nti kubabarira ni urugendo. Uko imibabaro igenda isatira umuntu, bisaba ko umuntu nawe akora urwo rugendo, kandi ntiduhuje intambwe. Ushobora gukora urwo rugendo mu mwaka umwe, mu myaka 2, mu myaka 10, ndetse no mu buzima bwawe bwose. Icyangombwa ni ukugira intambwe utera mu bijyanye no kubabarira. Nshuti bakunze rero mudukurikiye, nabanza nkifatanya namwe twumva neza ibyanditswe bitagatifu. Tugiye gufata Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 18, aho Yezu atubwira ibyo kubabarira. Umwanditsi Matayo atangira agira ati, kubabarira abatubabaje. Nuko Petero aramwegera aramubaza ati, Nyagasani, uwo tuva inda imwe nanshumuraho, nzamubabarire kangahe? Nzageze ku nshuro 7? Yezu aramusubiza ati, sinkubwiye kugeza kuri 7, ahubwo 77. Ayo ni amagambo y'Ivanjiri ntagatifu. Nshuti bakunzi ba Radio Mariya Rwanda mudukurikiye, ndagira ngo ijambo ry'Imana ridufashe, ariko ndagira ngo tubanze tuvuge ngo kubabarira ni iki? Kubabarira mbere na mbere ni ukumenya kurebesha amaso ya Yezu. Kubabarira ni ukwiyambura indoro yawe, ukiyambura umutima wawe, ugasaba ingabire yo kwambara umutima wa Yezu, kwinjiza Yezu mu mutima wawe, kugira ngo abe ari we ugufasha gukora urwo rugendo. Ku bwanjye rero, kubabarira mbere na mbere ntabwo ari ukwibagirwa ikibi bagukoreye, ahubwo ureba wa muntu wagukoreye ikibi, ukamurebesha indi ndoro, ukaba ari we ureba, ukanga ikibi yakoze, ariko we ntumwange. Bishatse kuvuga ngo iyo tuvuze kubabarira, ubanza kureba Imana yaremye wa muntu, kuko wa muntu waguhemukiye aremye mu ishusho y'Imana. None ukavuga uti, uriya muntu yankoreye iki, ariko ibyo ari byo byose ari cya kiremwa cy'Imana cyiyambuye ubumana. Ntitwatinya kubivuga, kuko umuntu utinyuka kwica undi aba yiyambuye isura y'Imana, akiyambika isura ndetse irenze y'ubunyamaswa. Iyo tuvuga rero ngo kubabarira uwo muntu, mbese ni nko kuvuga ngo ikidashoboka ku muntu ariko ku Mana kirashoboka. Kavuga uti, sinkwanze, kuko mu by'ukuri kubabarira no kuvuga ngo sinkwanze, ndasaba Imana imfashe kugukunda uko igukunda. Ubwo rero nkavuga nti, nanze igikorwa wankoreye, wowe sinkwa, ndasaba ingabire yo kugukunda, ndahindura indoro nkurebeshe amaso ya Kristo. Kubabarira rero nabihuza nanone no gufata umuntu ukamubonamo wa muntu ubabaye, ukeneye gukizwa, kuko uko nkiza mugenzi wanjye nanjye ndakira.
uko nkiza mugenzi wanjye nanjye mba ngendera muri bwa butagatifu. Kubabarira mu by'ukuri ni ukubabarana n'undi, ni ukwishyira mu mwanya w'undi. Urukundo Imana ikunda abantu natwe irashaka ko turugenderamo. Urukundo Imana idukunda itwigisha kugerageza gutera ikirenge. Ntituzakora nkayo birumvikana, ariko tukabona ko turi kumwe nayo byose bishoboka. Iyo dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi Nehemiya twumva neza imbabazi z'Imana, aho agira ati banze kumvira, biyibagiza ibyiza byawe, bagushingana ijosi, nyamara wowe kuko uri Imana nyir'imbabazi, ukaba umugwaneza n'umunyampuhwe, kandi ugatinda kurakara, n'impuhwe zawe ntizigereranywa. Ariko urumva ko atwereka ukuntu kubabarira ari ukurebesha amaso y'Imana. Atwereka ukuntu kuva kera na kare Imana ari nyembabazi. No muri Ivanjiri y'Amatayo tumaze kureba rero, Petero yegereye Yezu aramubaza ati muvandimwe nancumuraho nzamubabarira kangahe? Yezu nta mubare atanze, ni nko kuvuga ngo ni ubuziraherezo. Imbabazi ntizigira igipimo. Si ngomba kugukundira ko uri umuvandimwe wanjye, ahubwo ndagukunda kugira ngo umberewe. Nk'ibi bihe turimo bikomeye byo kwibuka, uhagarariye ku bibi wakorewe, ngira ngo nawe waba mubi. Kandi turi kwizihiza urupfu n'izuka bya Kristo. Ni n'amahire uyu mwaka 2023 uwa gatanu mutagatifu wahuriranye n'ukuntu abacu bishwe nabi. Yezu rero aratwigisha ko nubwo nawe yishwe nabi n'abacu bakishwa nabi, ariko sibyo byagize ijambo rya nyuma. Ba bandi twitaga abavandimwe ntibatubereye abavandimwe. Niyo mpamvu navuze nti singukundira ko uri umuvandimwe wanjye, ahubwo ndagukunda kugira ngo umberewe. Niba warampemukiye, ndagukunda ndakubabarira kugira ngo wongere umberewe. Uburyo uwishe yarapfuye, uwiciwe yarapfuye. Noneho rero imbabazi nizo zizatwubaka twembi. Mu isezerano rishya batwereka ko umwambari w'umwana yagombye kugenda nka shebuja. Hari imigani myinshi itwereka ko wa wundi wari warapfuye iyo afashe inzira akagaruka arakirwa. Imana igira imbabazi. Nta cyaha kiri hejuru y'imbabazi igihe cyose wicujije. Ahangaha ngira ngo niho akenshi tudasobanukirwa. Njye nigeze kuganira n'umuntu wishe abantu benshi, akambaza ati ese ubu nshobora kubabarirwa? Iyo ugeze aho rero utangiye ni nko kuvuga ngo ufite impungenge ku mpuhwe z'Imana. Imbabazi z'Imana zihoraho. Naramubwiye nti tera intambwe, Imana ihora igutegereje nka wa mubyeyi twumva mu mugani w'umwana w'ikirara, uhora utegereje ko wa mwana aza gusaba imbabazi. Igihe yacaga bugufi amubwira ati sinkwiye kwita umwana wawe, ni uburyo bwo gusaba imbabazi. Nta cyaha na kimwe rero kiri hejuru y'imbabazi z'Imana. Umwana w'imfura muri wa mugani w'umwana w'ikirara ntabwo arumva neza impuhwe z'Imana. Ababajwe nuko se yakiriye watagaguje utwe none akaba agarutse. Aho mu gutanga imbabazi akenshi ntihari igihe tumera nka wa mwana mukuru tukavuga tuti uriya yakoze amahano menshi ntakwiriye kugaruka. Imbabazi z'Imana, kuko iyo tuvuga imbabazi ni imbabazi z'Imana, tugendera mu mbabazi z'Imana, kubwo ku bwacu bwa muntu nta n'ibyo twashobora. Aho sinaba ndi muri wa mwana w'imfura utifuza ko wawundi agaruka. Ise aramubwira ati umwana wanjye wari warapfuye none yagarutse. Imbabazi zivana umuntu mu rupfu zikamusubiza mu buzima. Abakristo rero twahawe byinshi, ariko turabitagaguza. Twica, dusahura, twiba, tugambana. Jenoside yakozwe n'abantu kandi harimo n'abakristo. Icyo gihe rero ukavuga uti ubundi umukristo wese yagombye gusaba imbabazi mu mwanya wa bagenzi be. Wa mwana rero wari warapfuye, ubu nibyo turi kwibuka. Turibuka ko hari uwapfuye yica n'abandi, ko burya gutinyuka kwica uwo wapfuye ariko agapfa yica n'abandi. Imana ni inyembabazi rero,
ku bantu beza ndetse n'ababi, igusha imvura ku babi no ku beza. Mwebweho rero muzabe intungane kuko So wo mu ijuru ari intungane. Iki kintu ni ikintu cyubaka cyane kuko Yezu adusaba kuba intungane. Njyewe rero imbabazi nzifata nk'ikintu cy'ingenzi cyadufasha nk'Abanyarwanda gutera intambwe tugana ku butungane, kuko amahano yabaye mu Rwanda rwacu ku manywa y'ihangu ndetse mu gihe cya Pasika ni ibintu biteye agahinda, ariko ukavuga uti niba nshaka kugera ku butungane, niba nshaka kugera ku butagatifu, ngomba kugerageza ngatera intambwe, kuko Yezu niwe utubwira ati murabe intungane nk'uko So wo mu ijuru ari intungane. Kuba intungane rero si ukugendera kuri tapi gusa, si ukugenda ahanyerera gusa. Kuba intungane uzahura n'ibigeragezo, uzahura n'abakwicira, uzahura n'ibindi byinshi, ariko nk'umukristo wazukanye na Kristo ukavuga uti kubabarira ni ingenzi. Iyo twumvise inkuru ya Yozefu, ubwo ni mu Isezerano rya Kera mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 50, ushobora guhera ku murongo wa 17. Inkuru ya Yozefu na bakuru be bari baramugurishije. Ninde wakwihanganira guhura n'uwamugurishije? Ariko Yozefu atwereka ukuntu yababariye abavandimwe be. Mu Ivanjiri ya Matayo iyo musubye umutwe wa 18 wose, Yezu agenda atwereka ukuntu imbabazi mbere na mbere ari impano y'Imana. Imbabazi ni impano y'Imana ituma umuntu ashobora nawe kubabarira. Ni ingabire tugomba gusaba, kuko Imana niyo itwigisha kubabarira uko bikwiye. Hangaha njye nabaha urugero, umunsi nahuraga n'uwanyiciye nibwo numvise ko imbabazi ari ingabire. Iyo umaze kubabarira umuntu ukamuhobera akubwiye ati unkoresha icyo ushaka n'igihe wakwiciye, ukumva wifitemo imbaraga zo kumubwira ngo wongeye kuba umuvandimwe, byampaye ingufu zo kujya mbwira abanyumva ngo imbabazi ni impano y'Imana. Nshuti bakunze ba Radio Mariya Rwanda munkurikiye, ni ingabire tugomba gusaba. No mu isengesho rya Dawe uri mu ijuru turivuga kenshi buri munsi, hari aho tugera tukavuga ngo utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuraho. Iri sengesho ryagombye kudufasha cyane cyane muri ibi bihe turimo, twagera aho hantu tukavuga ngo ese ko Yezu yiteguye kumpa iyo ngabire, ko Yezu yitegura kumpa iyo mpano yo kubabarira, ese mfunguye umutima kugira ngo iyo ngabire nyakire? Imbabazi ni impano. Impano rero iyo umuntu ayiguhereje ntuyakire, nyirayo ayisubizayo. Ariko ya Mana y'inyembabazi ihora dutegereje. Imana niyo itwigisha kubabarira.
uko bikwiye, dawe ubababarire kuko batazi icyo bakora. Mu ivanjiri ya Luka umutwe wa 23 umurongo wa 34. Ntibari bazi ko bigirira nabi abamwicaga. Natwe rero muri iki gihe tujye twibuka ko uriya wicaga ese wumva yarazi ibyarimo, ntabwo yatekerezaga ko ari kwigirira nabi. Niyo mpamvu rero tubagirire impuhwe, ugirire impuhwe wakugiriye nabi ukavuga uti ugira nabi aba yigirira nabi. Ivanjiri rero itwigisha ko tugomba kwiga kudakora nk'abandi bose. Mu bijyanye no kubabarira tugomba gutinyuka tugakurikiza ivanjiri. Yesu arongera ati niba mukunda ababakunda gusa mutandukaniye he n'abatazi Imana? Kumenya Imana rero ni ikintu cyiza. Tujye dusabira abantu bose ngo bamenye Imana, kuko uwamenye Imana amenya imbabazi, uwamenye Imana agira urukundo, uwamenye Imana agira ukwemera, uwamenye Imana agira ukwihangana. Jye nemera ko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana kandi ko agomba gukundwa akababarirwa nk'uko nanjye mbabarirwa ibicumuro byanjye. Hari urugero rw'umugani w'ikiraro, yenda benshi barawuzi, ngo abavandimwe babiri bagiranye ibibazo. Umukuru wari uzi ubwenge aravuga ati ngiye kwitandukanya na murumuna wanjye. Ahamagara umuntu wari usanzwe yubaka aramubwira ati mba rero ngiye kujya mu rugendo, ariko ndagira ngo unyubakire urukuta hariya hakurya hari akageza aho hafi, unyubakire urukuta kugira ngo niyo kuzongera kurebana n'umuvandimwe wanjye. Ubu ngiye mu rugendo nzasanga wararurangije urwo rukuta. Uwo muntu rero wari wifitemo umutima w'imbabazi, umutima w'ubwiyunge, umutima wo ko abantu babanaho kugira ngo batane, yakira amafaranga nyir'ubwite aragenda. Undi icyo yakoze ni iki? Aho kubaka urukuta yaragiye yubaka ikiraro kuri wa mugezi, avuga ati ntitwaremewe kubaka ibidutanya, ahubwo twaremewe kubaka ibiduhuza. Aragenda yubaka ikiraro. Wa mugabo avuye mu rugendo, murumuna we wari hakurya amubonye aza yiruka aramuhobera ati ndashimira ko wubatse ikiraro kiduhuza. Undi mu mutima warashira ati nari nifuje ko wubaka urukuta none wubatse ikiraro. Murumva rero icyo twaremewe, ntitwaremewe kubaka inkuta ahubwo kubaka ibiraro. Ubwo nyir'ubwite yahamagaye wa muntu wubatse cya kiraro ati nari naragutegetse iki? Undi aramubwira ati twaremewe kubaka ikiraro ahubwo reka njye no kubyubaka ahandi. Inshuti bakunzi rero mudukurikiye, iyo tuvuga imbabazi ni ukubaka ibyo biraro biduhuza n'abaduhemukiye, tukabyubaka hirya no hino, ariko cyane cyane tukamenya ko imbabazi ni impano y'Imana. Imbabazi ni ukurebesha amaso ya Kristo. Ntangirane nabwiye ko nza gukomeza ku muhanuzi Yonasi. Yonasi muzi ukuntu yari yarashavujwe n'ibyo abanyaninivi babakoreye, hanyuma uhoraho akaza kumubwira ati genda ujye i Ninive. Siko byamugoye, akanga kujyayo, mu mpera akaza kugenda, akaza kwicara munsi y'ikibonobono, ikibono cyaza kuma kikaribwa n'inanda, akaza kurakara. Imana ikaza kumubwira iti ese
ugize imbabazi z'iki kibonobono, ngewe ni gute ntagira imbabazi z'abanyaninivi bampemukiye nifuza ko bangarukira? Nshuti rero, narangiza mvuga nti nemera ko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, ko agomba gukundwa akababarirwa, kuko nanjye mbabarirwa ibicumuro byanjye. Mwebwe rero muraba intungane, kuko si wo mu ijuru ari intungane. Muri iki gihe rero cyo kwibuka abacu, ntitukabaherekeza amarira, ahubwo tubaherekezanye ibyishimo, tubibuke tuvuga tuti mwaratsinze, Kristo yarabazuye, natwe aho mwicaye ijabiro mudusabire kugira ngo tuzuke buri munsi, maze urupfu rucike mu Rwanda rwacu, urupfu rucike mu gihugu cyacu, ukwemera no kwizera n'urukundo biturange, tuba abanyampuhwe nk'uko Imana ari inyampuhwe. Murakoze, twibuke abacu twiyubaka, kandi dusaba ngo buri wese yifuze kwigiramo ubuzima bwa Yezu Kristo wazutse. Mwari kumwe na Sœur Geneviève Uwamariya, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.